Itegeko rya mbere ravuga ngo guseka buri munsi. Mu by'ukuri guseka ni umuti karemano. Nubwo ubuzima bugira ibibazo byinshi, kubona akanya ko guseka bigabanya umunaniro. Ntabwo ari uko ubuzima buba butunganye, oya, ahubwo ni uguhitamo kutaremererwa n'ibibazo gusa. Abantu baseka kenshi bagaragaza icyizere kandi bakurura abandi. Guseka gato gusa bishobora guhindura umunsi wawe ndetse n'uw'abandi. Twakomeje n'itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri ni ukurinda imbaraga zawe ndetse n'iz'abandi. Twakomeje n'itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri ni ukurinda imbaraga zawe. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kunezeza abantu bose, oya, wapi. Ahubwo hari abantu cyangwa ibikorwa bishobora kugusigira umunaniro n'agahinda. Muri ibyo byose rero, kurinda imbaraga zawe ni uguhitamo aho ushyira igihe cyawe, ibitekerezo byawe ndetse n'imbaraga zawe, ukagerageza kwirinda ibintu bikubuza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Itegeko rya gatatu rikavuga ngo jya wihangana buri munsi. Mu by'ukuri rero, ibintu byiza bisaba igihe, bisaba kubihereza igihe, kandi igiti kinini ntabwo gikura ku munsi umwe, oya. Kwihangana bituma umuntu adacika intege igihe ibintu bitagenze uko yabitekerezaga. Uwitonda kandi akihangana akenshi agera ku ntsinzi irambye, nini, yindi ikomeye cyane, akazavamo umuntu ukomeye. Twakomeje n'itegeko rya kane. Itegeko rya kane yavuga ngo gukomeza kugira amatsiko iteka. Ntukigere wumva ko uzi byose, no. Uko byagenda kose, buri munsi haba hari ikintu gishya uba ukwiye kwiga. Kiba gihari kabisa, ikintu gishya cyo kwigwa. Amatsiko atuma umuntu akomeza gukora mu bumenyi no mu bunararibonye. Iyo niyo soko ry'ibitekerezo bishya ndetse n'iterambere. Twakomeje n'itegeko rya gatanu. Itegeko rya gatanu riravuga ngo gushyira imbere iterambere ryawe. Ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Wowe reba aho wari ugeze ejo naho ugeze uyu munsi. Ni intambwe yaba nto, buri terambere rifite agaciro uko byagenda kose. Gukomeza gutera imbere nibyo by'ingenzi kurusha ibindi. Twakomeje n'itegeko rya gatandatu. Itegeko rya gatandatu riravuga ngo ni ugushimagiza utuntu duto. Buriya mu by'ukuri ibyishimo ntabwo bituruka ku bintu binini gusa, wapi. Izuba rirashe, inshuti nziza cyangwa intsinzi nto bishobora kugushimisha. Kwiga gushimira utuntu duto cyangwa kwiga gushimira iterambere ritoya bituma ubuzima buryoha kurushaho. Niba tukiri kumwe hano tugeze, kora follow kandi subscribe kandi like, ubundi dukomeze turyoherwe jye nawe. Twakomeje n'itegeko rya karindwi. Itegeko rya karindwi riravuga ngo gukomeza gutera imbere. Mu by'ukuri niyo watsindwa, ntugahagarare, kandi buri munsi uba ufite amahirwe mashya yo kongera ukagerageza. Abatsinze si abatarigeze bagwa na rimwe, ahubwo ni abahagurutse bagakomeza urugendo. Twakomeje n'itegeko rya munani. Itegeko rya munani rikavuga ngo kurota udafite umupaka. Mu by'ukuri ntugashyire imipaka ku nzozi zawe kubera ubwoba cyangwa se ibyo abandi bavuga. Kandi mu by'ukuri abantu benshi bageze kure baba bafite inzozi ku buryo babyumvaga basekaga, ariko bageze ku ntsinzi. Twakomeje n'itegeko rya cyenda. Itegeko rya cyenda riravuga ngo gushimira buri munsi. Mu by'ukuri uko byagenda kose, buri munsi haba hari impamvu yo gushimira.
wenda ukaba washima kuba uri muzima, ugashima ubuzima bwiza, ugashima umuryango cyangwa inshuti n'impano, ibintu nk'ibyo. Gushima bituma umuntu areka kwibanda ku byo adafite, ahubwo akishimira ibyo afite. Yesu twakomeje n'itegeko rya 10. Itegeko rya 10 rikavuga ngo gukomeza kuba indahemuka. Buriya kuba indahemuka ni ukubahiriza amagambo yawe, ndetse ugakomeza kuba uwuriwe, kuko ubudahemuka butuma abantu bakwizera kandi bakanubakira izina ryiza kuri wowe. Mu by'ukuri tuba tugomba kwirinda guhemuka. Twakomeje n'itegeko rya 11. Itegeko rya 11 rikavuga ngo kurera ubugingo bwawe. Mu by'ukuri nk'uko umubiri ukeneye ibiryo, umutima nawo uba ukeneye amahoro. Ugomba gufata umwanya wo gusenga, gusoma ku ijambo ry'Imana, gutekereza cyangwa gukora ibintu bigushimisha, bityo bigatuma umutima wawe ubasha kunezerwa ndetse no kugira amahoro menshi. Twakomeje. Itegeko rya 12 rikavuga ngo gushyira mu gaciro. Mu by'ukuri ntukajye ukora ibintu byose ukurikiye amarangamutima. Uba ugomba gutekereza ku ngaruka z'ibyemezo byawe mbere yo kubifata, kuko hari ubwo ushobora gufata ibyemezo bikagira umuntu byangiriza ubuzima. Niyo mpamvu bidusaba kubanza kwitondera ibyemezo dufata. Twakomeje n'itegeko rya 13. Itegeko rya 13 rikavuga ngo gushora imari muri wowe. Mu by'ukuri ubumenyi n'impano nibyo bintu umuntu adashobora kukwambura uko byagenda kose. Mu gihe bihari rero jya ugerageza ubishoremo, ubishyiremo imbaraga kandi ubikorane ubwenge, kuko nta muntu n'umwe uzigera ubikwaka. N'ibyawe ugomba kubishoramo, ukishoramo wowe ubwawe. Twakomeje n'itegeko rya 14. Itegeko rya 14 rikavuga ngo kubaha buri rugendo. Mu by'ukuri umuntu wese afite inzira anyuramo. Ntuzigere ucira abandi urubanza kuko utazi ibyo banyuzemo. Ugomba kugenda gake gake, agakurikiza inzira ziwe nawe agakurikiza izawe. Mu by'ukuri tuba tugomba kubaha urugendo rwacu kandi ukubaha n'ibya mugenzi wawe. Twakomeje n'itegeko rya 15. Itegeko rya 15 ryo rirakomeye cyane. Itegeko rya 15 rikavuga ngo kugenda nk'amazi. Kugenda nk'amazi. Buriya mu by'ukuri amazi ashaka inzira aho zitari bigakunda. Amazi ashaka inzira, agashaka ahanyura, ndetse agashaka n'aho guhagarara. Mu buzima jya wemera impinduka kandi ushaka ibisubizo aho kwinubira ibibazo. Bishakira ibisubizo kandi ubikemure utuje. Ushaka inzira zishoboka z'uko byose byakemuka, udasakuje kandi ubikoze neza cyane. Dukomeje tugeze ku itegeko rya 16. Itegeko rya 16 rikavuga ngo gukomeza kugira umutima woroshye. Mu by'ukuri nubwo isi ishobora kugukomeretsa, ntukemere ko ikwambura ineza yawe. Ntuzigera wemera ko ikwambura ubugwaneza, kugira umutima mwiza. Nubwo isi yagukomeretsa gute, ntuzigere wemera igukontorora muri ubwo buryo. Umutima mwiza ukurura urukundo n'icyubahiro ndetse n'ibindi byinshi byiza cyane. Twakomeje n'itegeko rya 17. Itegeko rya 17 rikavuga ngo kurema ukuri kwawe. Mu by'ukuri ubuzima bwawe ni inshingano zawe. Muri make ubuzima bwawe buri mu nshingano zawe, buri mu biganza byawe. Rero hitamo indangagaciro zawe kandi ukora ubuzima ushaka kubamo. Twakomeje n'itegeko rya 18. Itegeko rya 18 rikavuga ngo hitamo ibyo ushaka. Mu by'ukuri ntukemere ko abandi bagufatira ibyemezo byose.
oya, wowe menya icyo ushaka mu buzima kandi ukirwanirire. Icyo nzi cyo uzakigeraho ushyiramo imbaraga kandi udacitse intege. Wahitamo inzira ukwiye kunyuramo kandi icyo nzi kurusha ibindi izakubera nziza kurushaho. Tudatinze twakomeza n'itegeko rya 19. Itegeko rya 19 rikavuga ngo guceceka n'ubwenge. Buriya mu by'ukuri kuvuga ntabwo ari kugusubiza konyine gusa. Hari n'igihe kutavuga bishobora kubyara igisubizo cyiza mu buzima. Ntabwo buri mpaka zisaba igisubizo. Ushobora no guceceka ibintu bigakemuka. Twakomeje n'itegeko rya 20. Itegeko rya 20 rikavuga ngo rikanagusaba ngo ukomeza kuba indahemuka. Buriya mu by'ukuri niyo ibintu byaba bigoye, jya ukomeza kuba umunyakuri mu mahame yawe ndetse no ku bantu bagukunda. Kandi ubudahemuka burya ni ikimenyetso cy'imico myiza, kigaragaza uwo uriwe kandi bikakugaragaza neza. Nta gutinda dukomeje itegeko rya 21. Itegeko rya kureka ubwoba bwawe. Buriya mu by'ukuri ubwoba ni kimwe mu bintu bishobora kubuza umuntu kugera ku nzozi ziwe. Kandi ntuzigere utekereza ko ubwoba buzashira. Ubwo bugendeyeho ntabwo bwashira, wabigumamo. Ahubwo wowe tera intambwe nubwo ubwoba bufite. Tera iyo ntambwe yitere. Ubwo ntibuzashira. Rero ugomba kugerageza ukangana n'ubwoba kandi ukabutsinda. Twakomeje itegeko rya 22. Itegeko rya 22 ni ryiza kandi rirakomeye. Kiravuga ngo mujye mureka umucyo wanyu umurike. Buri muntu afite impano n'ubushobozi kandi byihariye. Ntugishe kubera ko utinya uko abandi bazakubona. Koresha impano zawe ufasha abandi kandi uba urugero rwiza. Aya mategeko 22 atwibutsa ko ubuzima bwiza butubakwa n'ibyemezo dufata buri munsi. Nta muntu utunganye koko, ariko buri ntambwe nto dutera itugeza ku buzima bwiza kandi bukaba bwiza kurushaho. Ntiri itegeko ryagukoze ku mutima, tubwire mu bitekerezo byawe kandi wibagirwe gukanda like, subscribe ndetse no gusangiza abandi iyi video ifite icyo kwigishije. Thank you so much. Ndi M.